Ibyo byose byakomeje kuducanga cyane ubwoba ariko buntaha, ndetse buri uko negera imbere akaba ariko mbona muri kampani hacitse igikuba. Uko byagenda kose, nyuma yo kwitegereza no gusobanukirwa abo bashinzwe umutekano, twese tukagwa mu kantu nyuma yo gusanga ari abarinda Perezida Venice. Mu kumara kubona ko ari abarinda Perezida Venice ndetse binagaragara ko yageze muri kampani kare cyane ariko mu buryo budateganijwe kandi twari tuhavuye mu kanya kashize, nahise ngenda nabo turi kumwe twihuta cyane kugira ngo tubashe kwinjira igitaraganya. Ariko tugeze ku marembo bahita baduhagarika byihuse cyane bavuga ko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira. Mpita nsubira inyuma mpamagara Sultanisi kuri telefone mubwira ko kampani yatewe, bityo niba ari hafaze igitaraganya dutekerereza hamwe icyo gukora. Sultanisi ahita ambwira ko aje igitaraganya ataratinda, nuko natwe tuguma aho ngaho mu guhamagara bari mu rugo habura n'umwe ufata telefone, ndetse aho twahamaze iminota igera kuri 15 tuhahagaze. Sultanisi atugeraho atubwira ko aje ari gutekereza ko twakoresha bwa buryo bwacu busanzwe twinjira ku ngufu. Neyira Lewis na Vivience Lewis bavuga ko icyo gitekerezo kitaba ari cyiza kubera ko abasirikari bari aho ngaho nta nubwo bazi ko ari twebwe ndwanyi bahanganye nazo, bityo mu rwego rwo kwanga guteza akaduruvayo reka twihangane tuze kumva ibibera imbere, niharamuka hacitse igikuba nibwo turahita tugenda mu buryo bwiza cyangwa se ububi. Apollo avuga ko ikintu afitiye ubwoba ari uko nta muntu n'umwe uri gufata telefone ngo anatubwira ibyabaye haba na ambasantoyo. Bigaragara ko byanga byakunda hari ikintu cyabaye kuko n'abashinzwe umutekano bo ku marembo ba kampani bari bahavuye harinzwe n'abashinzwe kurinda umutekano wa perezida. Vivience Lewis atugira inama yo guhamagara Bonita akatubwira amakuru niba hari ikintu yabaze. Ako kanya Jema ahita amuhamagara mu buryo bwihuse cyane kugira ngo atubwire. Bonita ahita avuga ko nta makuru afite ariko ikintu agiye gukora ako kanya agiye guhakinga itumanaho turi gukoresha akoresheje satelite, ku buryo arahita acana ama ekuteri yose abayafite duhite tuyambara, biratuma twumva n'abayafite bari mu rugo. Ibyo Bonita yatubwiye ko agiye kubikora yabitangiye, ku buryo mu minota 3 yari yamaze kubikora neza cyane. Twese mu kumva ibiganiro dukoresheje ama ekuteri dufite dutungurwa no kumva Petron Lewis arimo kuvuga ati ibyo twavuganaga birarangiye, ubu nta kindi kintu mfite cyo kuvugana nawe, igikurikiyeho ubu niba ushaka kuba ari aha ngaha uravugana na Max n'ikipe ye, ariko ku byo nkubwiye byose nibyo wifuza nta kindi narenzaho. Twese mu gutungurwa twumvise Perezida Venice ari kubwira Petron Lewis ko yifuza ko bagira ubwumvikane hagati y'igihugu ndetse n'umuryango wa ba Lewis, ku buryo ari amasezerano azaguma hagati yabo bombi, ndetse nanone umuryango wa Lewis ukazagira ibyo wegurirwa mu gihugu. Amaze kumubwira gutyo Petron Lewis aryumaho ntiyagira irindi jambo avugana ritoya. Twese mu kuruhutsa imitima cyane twishima twumva ko nta kintu kibi cyabaye ku muryango wacu, kubera ko iyo twumva hari ikibi cyabaye uwari giteje yari guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Hashize akanya mu mutuzo Venice avuga ko byibura bahamagara Max akaza aho ngaho bakavugana. Ako kanya Bonita ahita ahamagara telefone ya CEO Crystal Lewis, noneho arayifata amubwira ko Max n'abantu bari kumwe abashinzwe umutekano wa perezida banze ko binjira muri kampani. Twese mu mujinya mwinshi dutungurwa no kumva Venice asakuza abwira abarinzi be bari hafi mu mujinya ko bagomba guhita bareka Max n'abantu bari kumwe bakinjira igitaraganya. Hadaciyeho n'isegonda tubona babandi bari banze ko twinjira bahise batwinjiza mu byubahiro byinshi, biranarenga baduherekeza kugera ku gipangu aho twasanze Kapiteni Hiberi aryamiye amajanja na ba Gastamu, bigaragara ko bari barekereje ku kabina keza. Tubanyuraho tugenda tugana mu rugo kugera twinjiye mu nzu. Sultanisi aza nkurikiye, Neyira Lewis, Apollo na Vivience Lewis bamaze kwinjira. Dusanga Petron Lewis yicaye ku ntebe iteganye n'iyo Perezida Venice yicayemo. Natwe duhita duhagarara ariko Venice wahita ahaguruka azasanga Vivience Lewis. Amugezeho Vivience arandeba, bigaragara ko Venice yarameze nkaho amwitiranije nanjye. Nuko Venice mukuza aje kunyegera nsubira inyuma gatoya, nawe ahita ahagarara. Ariko njye ntungurwa cyane n'uburyo Venice ameze nk'umuntu dushaka arimo gutakamba. Muri njye kamera irazamuka cyane numva umujinya maze mpita mubwira nti ni ibintu bisebetse cyane muri ubu buzima kubona umuntu nkawe w'igikomerezwa arimo gushaka kwinginga abantu baciriritse nkatwe. Ese uradushakaho iki tuvugishije ukuri? Kandi turi abantu badafite n'agaciro ko kuba twaba turi kumwe nawe nonaha. N'ikimenyimenyi wakoze ibishoboka byose ushyigikira umugambi wo kutwica. Niba ibyo nta bimenyetso bihari ariko twe turabizi ko bihari. Gusa ikimenyetso cyahumura amaso abantu n'uburyo imyaka yose mubyara wawe n'umuryango we bamaze barapfuye,
utigeze unakora igikorwa na kimwe kigaragaza ko igihugu cyangwa se byibura umuryango wawe ubabajwe n'ibyo bintu, maze ngo ushake ko hagaragara ubutabera niyo nta kintu bwari kugeraho byibura, ibyo urabyumva kundusha. Icya kabiri, uretse kubivuga mu buryo bw'umuntu w'umuyobozi akaba ari n'umunyapolitike ufite imbaraga, nk'umuryango ubwawo nta gikorwa wakoze, nanone ngo byibura ushakire umuryango ubutabera, ariko abaturage kubera ko bagiye bigiye ntabwo icyo kintu bagitekerejeho na gatoya. Ibaze bagitekereje. Ibyo byose ndi kukubwira ndi kubikubwira nkwibutsa ko ari wowe wicuriye intwaro yo kukurimbura ubwawe. Nubwo imyaka yose ishize kuva ubwo nari mfite imyaka 8 kugeza ubu wari uzi ko ari imyaka myinshi cyane izicuma, ibyabaye ntihagire ingaruka bikugiraho, ariko bwa nyuma na nyuma none dore igihe kirihuse cyane. Icyo noneho nta nubwo ari cyo kibazo gikomeye ngewe ngufiteho, ahubwo mu minsi mike cyane nibwo wanteye ubwoba burenze urugero, ubwo namenyaga ko njye n'umukunzi wanjye n'ikipe dukorana ushaka kutwicuka turimbura. mpita menya ko nta mutima ugira, ku buryo bwabyo kubyakira byangoye bikankoresha n'amakosa yahungabanije benshi harimo n'ubuzima bwanjye, kuko washatse kutwica wiyibagije uburyo wadutakambiye ukoresheje amagambo ya Bibiliya, ubwo umugore wawe nako inshoreke yawe ciciye afatanije n'umuhungu wawe bari bagiye kukwica, tugashyira ubuzima bwacu mu n'ubw'abandi mu kaga kugira ngo tugutabare. Uburyo twabashije kubonamo imiti yo kukuvura urabwibuka, ariko bya bindi neza y'umuntu imutera gukundwa, twebwe ahubwo ineza twakugiriye wayihinduyemo urwango rwo kutwica. Ubwo ntabwo nkizeho uburyo bari baguteye kudetange n'umukunzi wanjye dufatanije na Hiberi na Ramari tugatabara ku munota wa nyuma. Ese umugore wa Ramari uzamubwira iki namenya ko ari we wagize uruhare mu rupfu rw'umugabo we umujyana mu nzira z'amafuti? None ngo aka kanya urashaka kumvugisha? Urashaka kumbwira iki se ko ejo bundi mbona narapfuye, ubu ushaka kumvugisha naranapfuye? None se watekerezaga ko nindamuka mpfuye ibi biri kuba nonaha uzabisimbuka bikagenda? Ariko nonaha reba aho turi. Gusa mu mpamvu zose ushaka kwitwaza nizere ko nta nimwe irimo uzana ivuga ku muryango, kubera ko ubwanjye nakwibwiriye ko ndi umwana wa mubyara wawe ubwo twamaraga kuguha ubuvuzi, ariko nta n'igikorwa cy'umutima wakoze ngo njye n'umukunzi wanjye twahoraga twangara ku muhanda dutunzwe n'abahisi n'abagenzi ngo uhadukure byibura utwereke igikorwa nk'umunyamuryango wacu bigaragaza ko urupfu rwa papa wacu utaruna ari kurwicuza na gatoya, ku buryo abasigaye wabagiriye impuhwe byibura. Gusa twebwe dutandukanye nawe, kuko iyaba twari duhwanye nawe twari kuba twamaze kukwica, ariko twe ntabwo turi Amaraso. None se nicyo ushaka kutubwira? Noneho ikibabaje kurusha ibi ngibi, ubundi perezida w'igihugu ni umuntu ukomeye cyane ku rwego rurenze urugero, ku buryo umuntu uciriritse nkanjye ntakabaye mubwira aya magambo, kuko n'ubundi ku itangiriro ntaho nagakwiriye kuba nahuriye nawe. None reba aho turi nonaha, bigaragara ko ushobora kuba uri igikomerezwa mu maso y'abantu, ariko mu maso y'umuryango wa Barewisi uraciriritse cyane birenze urugero, ndetse nta mpamvu n'imwe yatuma nkubona nk'igikomerezwa. Nyogosenge aho ari ubu ngubu atengukiwe muri wowe, kuko yakubonyemo ubugwari bwinshi cyane. Kandi ubwo ndi kuvuga kuri njyewe gusa, ntabwo nzi uko navugira Peteroni Lewisi warwanye intambara zikomeye cyane zashoboraga no gushyira ubuzima bwe mu kaga ngo akurwanirire agushyire ku butegetsi, warangiza ukamwitura kumwica. Icyo ni igisabo ubundi umuntu ufite umutima yagakwiriye kuba aterwa ipfunwe nacyo, ariko reba uri imbere yacu nta n'ikimwaro na kimwe ufite. Ariko icyo nakwibutsa, natwe tugira imitima, ntabwo nzibagirwa ubuzima naciyemo bugoye cyane nyuma y'ibyo mwatunyujijemo, sinshobora na gatoya. Bityo ikintu ushaka nubwo utarakivuga cyangwa se ibindi, byaba byiza uduhaye amahoro tukiberaho ubuzima bwacu namwe mukabaho ubwanyu. Ariko nunagenda umenye ko uri umuntu uciriritse cyane ku rwego rurenze urugero. Utaragenda ariko ikintu kimwe nakubwira, aka kanya ibintu biracyoroshye cyane, ariko ikosa ritoya cyane ukora ushaka kwataka umuryango wa Lewisi uraba uri kwirahuriraho umuriro. Ariko wenda ikindi gikorwa wakora kirimo nko kuba wabyoroshya cyane, kaminuza ya Mori ya Lewisi International ikagaruka mu maboko ya Barewisi nta ntambara turwanye, ndetse n'ibyo muzi mwanyereje byose mukabizana mu maboko ya Lewisi, byanaba ngombwa mugaha abaturage leta yabo bakiberaho mu mahoro, ibyo byo byakumvikana vuba cyane. Ariko Lewisi ntabwo azigera arekeraho kurwana na gatoya uko byagenda kose, kandi byanga byakunda tugomba gutsinda. Icyanyuma noneho nakubwira ni uko utagomba gutekereza kuba wahunga ibyo wakoze, kuko ahantu hose uzajya tuzahagusanga. Ubwo bivuze ko icyo gukora cyanyacyo nawe urakizi,
Kentrone yakira karama. Namaze kubwira Perezida Venice gutyo numva abantu bose baraho ngaho baruhukije imitima yabo. Sultani araza aranyegera nkora ku rutugu. Venice we ako ari kureba hasi, bya bindi bya kamere itajya yihishira kubona. Mubwiriye ayo magambo yose aho ngaho, ahita abona wagira ngo musebereje muri rubanda. Ahita haguruka yitegereza Petroni Lewis, ubundi atuzengurutsa amaso ahita asohoka agenda asanga abamurinze hanze y'umuryango, bahita bacaho bagenda. Bonita ahita avuga ko convoy itwara perezida irimo kwitegura kuva muri kampani nk'uko ari kubibona. Kapiteni Hiberi avuga ko umutekano wa kampani ugiye guhita usubira uko umeze. Mu kanya gato y'abakimara kugenda ntitugire ikibazo. Mu gihe cy'umutuzo cyamaze agahe gato ya twese ducecetse, Petroni Lewis ahita ndeba azunguza umutwe. Ahita ambwira ko wagira ngo ni nk'ikibyimba kimenetse, ku buryo ari ya magambo mbwiye mubyara we nari ndwaye kuyavuga nyamaranye imyaka myinshi cyane. Musubiza ko ahubwo ariyo mbashije kuvuganaho, ubundi iyo abatwari dufite igihe nari kumubwira menshi cyane. Mpita mubaza ubundi ibyo Venice yamubwiraga. Petroni Lewis avuga ko Venice ari kubona ari bya bindi by'umuntu zamaze kwakira, kandi nta kintu yakora ngo abashe gucika ingaruka z'ibyo yakoze. Bityo yashakaga amasezerano y'amahoro hagati ya leta ndetse n'umuryango wa Lewis, ku buryo ibyabaye turenzaho utwatsi ubundi dukomeza ubuzima. Ariko amubwira ko ibyo bintu adashobora kubyemera na gatoya, cyane ko yigarukiye mu buzima mu minsi mike ishize. Ari nayo mpamvu yamubwiye ko umuntu bavugana ari Max wenyine, bityo igisubizo akeneye kubikurikiyeho ari ibiva mu byo tuganira. Ari nayo mpamvu Venice ahita ahamagara igitaraganya ngo nze ninjire mu rugo, kuko yumvaga ibiravamo wenda ari ibintu byagira akamaro kuri we na leta ye. Ariko atengushywe cyane nuko nta n'umwanya muhaye wo guhumeka. Bivuze ko ubu hari amahitamo abiri kuri Venice gusa. Irya mbere ni uguca bugufi akemera icyaha, ubundi akava ku butegetsi akareka abandi bakayobora igihugu. Icya kabiri ni ugushora intambara ikomeye cyane ku muryango wa Lewis. Ariko muri ibyo byose nta na kimwe gishobora kudukanga na gitoya, kubera ko twebwe n'ubundi intego imwe dufite ni ugutsinda intambara n'urugamba icyarimwe, atari ku bwacu ahubwo ku bw'abasogokuruza bacu, kuko turiho kubera bo kandi babereyeho Kentrone yose. Bityo nubwo dufite ibyacu byinshi byo gushyira ku murongo no kwitaho, ariko Kentrone nayo iri mu maboko yacu. Ibyo uko turi aha twese tugomba kubyumva neza. Petroni Lewis yamaze kuvuga gutyo, Anthony Mati avuga ko uko twese turi kubyumva n'ubundi ntabwo bikuraho ibyaha byakorewe abashinzwe umutekano ndetse na polisi bari baje gutabara umuryango wa Lewis ubwo havugwaga ko Mariyamu yashimuswe, barimo na Afande Jeffrey. Bityo kuba byonyine barabihishiriye ni icyaha kigomba kumenyekana akajya hasi uko byagenda kose. Kandi na Kapiteni Jeffrey izo mbabazi ntabwo yiteguye kuzitanga, kuko ari we uhari ngo aheshe imiryango yaburiye ababo kwa Lewis amahoro y'umutima. Anthony Mati yamaze kuvuga gutyo twese tuzunguza imitwe, bigaragara ko tubyemeranijeho. Sabine avuga ko n'ubundi ibimenyetso byo bikomeje gukusanwa ku kabi n'akeza, bityo urugamba tuzarurwana uko byagenda kose. Twese twamaze kuganira kuri ibyo. Petroni Lewis atubaza urugendo rwacu uko rwagenze, tumubwira byose duhereye kuri Jared Lewis waje aciye igikuba, ariko tugasanga nta kibazo ateye, ku buryo ubu yibereye mu macumbi ya hoteli ya ba Lewis, kugera ku wahoze ari minisitiri w'intebe Steve nawe uri muri gereza. Twari twagiye gusura, akaba afite umutima wo guca bugufi, ariko kandi akaba yaduhaye uburyo bwo kuba hari ikintu bwadufasha nituramuka tugiye muri banki nkuru y'igihugu mu gasanduku karimo amabanga ye. Twamaze kubwira Petroni Lewis gutyo, ako kanya Santoyo ahita yinjira, bigaragara ko hari ikintu aje kutubwira. Mu kongeraho anyongorera ko hari umuntu uri hanze uje kudushaka. Mu kugira amatsiko mpita ngenda mukurikiye, ngeze ku muryango ntungurwa no kubona Vice Chairman Siridiyo Sultanis ari we wageze aho ngaho. Mpita mvuga nti, "Oh Vice Chairman, nimwe mwaheze hanze yo mu rugo se?" Ako kanya Santoyo yahise acaho asohoka. Amaze kugenda bigaragara ko Vice Chairman ameze nk'utamwizeye, abona kugira ikintu avuga ambwira ati, "Musore muto, rwose nshimishijwe no kukubona uri ahangaho umeze nk'uwisanga mu mahoro menshi." Mpita mubwira ko yisanga nawe ari karibu, bityo naze mu nzu aho duherereye. Nuko mu gufungura umuryango Petroni Lewis mu gukubita amaso umusaza Vice Chairman Siridiyo Sultanis
ahita ahaguruka byihuse cyane aza amusanga. Mu kumugeraho ahitamo bayambira n'abaruhutse imitima cyane, ndetse banga kurekurana birumvikana nk'abantu bahoze bakorana akazi. Ndetse Siridiyo Surutanisi akaba yari n'ubwonko bwa Petronile Lewis mu gutangira kuyobora kampani. Amarangamutima yarabaganje bose ku buryo kurekurana byabanje kuba ikibazo gikomeye cyane. Natwe uko duhagaze n'abicaye barimo CEO Kirista Lewis dukomeza kubitegereza cyane, kugeza ubwo batangiye kuvuga n'amagambo tutazi kubera ko bivugiraga imvugo bakoreshaga kera ubwo babaga bari mu biro cyangwa se bahuriye muri koridoro ya kampani mu nyubako runaka. Kugeza bwo ubwabo babonye badutaye mu cyeragati, Petronile Lewis ahereza ikaze Siridiyo Surutanisi, amusaba ko yicaraho yari yicaranye na CEO Kirista Lewis, nuko batangira kuganira. Petronile Lewis atangira kumwereka abari aho bose ahereye kuri njyewe Neyira Lewis. Siridiyo Surutanisi aboneraho kubona Neyira neza, noneho yisanzuye nk'umwana baziranyeho wari warahogoje Petronile Lewis nyuma yo kubura Losange. Akurikiraho Vivensi Lewis amumenyesha ko ari umwana wa Ave Maria Lewis, akaba umwuzukuru wa Grey Lewis, umuvandimwe wa sogokuru Blonde Lewis. Akurikizaho Jyama Surutanisi wo mu muryango wabo, avuga ko ari umwana Dogiteri Daniela yabyaranye na Surutanisi wahoze ari chairman wa kampani ya ba Lewis muri ya myaka, akaba umuhungu wa Sanctus Surutanisi nyine. Akurikizaho Apollo amuvuga mu buryo Siridiyo Surutanisi yahise amenya ko ari umuhungu wa Dogiteri wahoze akorera mu cyaro akora ubuvuzi, umwe yajyaga gusura kenshi kuko bari babiziranyeho nk'abayobozi ba kampani ya ba Lewis, ndetse anamubwira ko ari we washyize mu mwanya ba bagabo barimo umuyobozi wa polisi mpuzamahanga Interpol muri Kentrone. Amwereka na CEO Kirista Lewis utwaye kampani muri iyi minsi. Petronile Lewis yamaze kubwira abari aho twese uwahoze ari Vice Chairman Siridiyo Surutanisi, natwe aratwibwira, abatari bamuzi baramumenya. Nuko ibiganiro bigiye gutangira, Apollo avuga ko afite gahunda na mama we, bityo agiye kuba anyarukiyeyo ajye kumureba, ndetse igihe tumukeneye turaza kumuvugisha kuko hari n'ibyo ari gukurikirana ku ishuri. Amaze kudusezeraho Vivensi Lewis avuga ko hari ahantu agiye kuba yerekeje turaza gusubira. Jyama avuga ko hari ubutumwa afite kuri Kapiteni Hiberi agiye kubusohoza, mbese mu rugo twahasigaye turi abana ba Petronile Lewis gusa, aribo njyewe Neyira Lewis na CEO Kirista Lewis, twari kumwe na Vice Chairman Siridiyo Surutanisi. Ubwo twese twicaye mu ntebe turebana tunateganye. Vice Chairman atangira tubwira ko yarakumbuye kwinjira muri urwo rugo icyo byasaba byose. Petronile Lewis amubwira ko nawe aka kanya kumva hicaye biri gutuma abasha gutekereza neza ku nzira yindi umuntu yafata agana imbere, ari nayo mpamvu yahisemo kuhaza akaba ahicaye nubwo abizi neza ko hadatekanye. Petronile Lewis yamaze kuvuga gutyo, Siridiyo Surutanisi aruhutse umutima, ahita avuga ati ninde wari uzi ko mu ntambara umuntu arwana ari we wabasha gutsinda? Biba bigoye cyane, biragoye cyane kumva ko ugiye kurwana uzatsinda, ari nayo mpamvu mu ntambara umuntu aba afite ubwoba, nubwo akanyabugabo katabura kuko niko kageza umuntu ku ntsinzi. Ariko kuri Maximilian we atandukanye n'abandi barwana bose, kubera ko abantu barwana intambara barwanira ubuzima bwabo, ariko uyu musore mu ntambara nyinshi cyane amagana yarwanye, ize zarimo zari nkeya cyane, nk'ikimenyetso kigaragara ko atari we witekerezaho gusa. Ndetse uko namukurikiranaga nanjye nza gutungurwa umwana ageze no mu ntambara z'umuryango wanjye, umutima utangira kuncira urubanza unyita ikigwari. Ariko mu gihe nshaka kwifuza kugira icyo nakora nkabangamirwa n'imyaka mikuru yanjye, aribwo naje kwiyemeza kuba ikigwari nkabyicarana, ariko ngategereza iki gihe ko kigera kugira ngo nzaze gusaba imbabazi. Ntaragera ku gusaba imbabazi, ariko ibyankoze ku mutima ni byinshi cyane ku buryo ntazi ko nabasha kubirondora. Maximilian yarwaniye intambara abana banjye bose, uhereye kuri Clarissa wari wariyise Tatiana ariko akatuva mu myanya y'intoki. Akababaro kakanyica cyane ubwo namumenyaga yaramaze gupfa, ndetse arwanira n'imfura yanjye Clara nk'ikimenyetso cy'uko umuryango wa Lewis wiyemeje kurwanira umuryango wacu w'abasultani, kuko Petronile Lewis we yaraturwaniye aho ibyabaye ubwo Landry yarafite imyaka 8 rwose wari utugejeje kure cyane. Ndetse muri izo ntambara urwanira abanyakentrone, urwanira bari mu mahanga, ndetse urwanira n'igihugu muri rusange. Ikigaragaza kuri no kurwana atari inyungu zawe bwite cyangwa se ushaka, nta munsi n'umwe wigeze wemera ishimwe ku ntambara wabaga umaze gutsinda. Ndetse nanjye akaba ariko bikomeza kunkora ku mutima cyane.
ndetse nanishinja icyaha kubera ko nari kuba hari uburyo nagufasha runaka, ariko ntabwo byakunze. Ari nayo mpamvu nari ntegereje aka kanya ngo nzasaba imbabazi rwose uko byagenda kose, kuko ba narabayeho nk'ikigwari nkagutererana kandi nizeye ko imbabazi atari cyo kintu wanyima nyuma y'ibindi byose wagiye uha abandi. Siridiyo Sultanisi yamaze kuvuga gutyo andeba mu maso. Abari aho bose bakorwa ku mutima no kuba umusaza w'igikomerezwa arimo kunsaba imbabazi. Njyewe nzengurutse amaso muri bose mu kwibaza niba hari ikosa yakoze ku buryo yansaba imbabazi. Gusa nanone ntekereza ku ijambo rivuga ko ari ikosa rikomeye cyane guca intege amaboko aje gusanga. Mpitamo kumusubiza mu buryo bw'urwenya mubwira ko mubabariye ariko ntazongere. Ndagenda muhereza ikiganza, nawe nk'umusaza arahaguruka ampereza ibitugu bye, duhana big up ndetse na chance. Muri njye niyumvira umunezero uturutse muri ibyo bintu, aba ari naho dutangira kuryoherwa n'ikiganiro cyacu. Nuko Petero Lewis amubaza amakuru y'umuryango. Vice Chairman avuga ko umuryango umeze neza. Petero Lewis amwibutsa ko aribo bantu ba hafi yari afite mu buzima bwe, bityo niba ari uko bimeze rwose nta mpamvu yo gucikamo ibice. Bagomba kuza mu rugo bakaba mu rugo kuko hazahora ari mu rugo iteka ryose. Vice Chairman avuga ko ubutumwa araza kubusohoza neza cyane kandi ntabwo abana b'ibirara batinda kuza mu rugo. CEO Krista Lewis ahita atangira ikiganiro bivuye mu urwenya. Avuga ko Kapiteni Hiberi yamaze kuzana abasirikare b'abacancuro bari bagomba kurinda urugo rwacu, bityo hagomba kuvamo abazaba bashinzwe kurinda umuryango wa Siridiyo Sultanisi mu rugo azaba atuyemo aha muri kampani mu gihe ibintu bitaratungana. Petero Lewis ahita avuga ko ari cyo gihe rero ngo umuryango wa Siridiyo Sultanisi kuko babiziranyeho ko bitakunda ko aba ari aho muri kampani Sultanisi adahari, kandi hari ibyo bagomba kurangizanya batarangije mu myaka myinshi yashize. CEO Krista Lewis avuga ko arabwira Ambasanto yo nka General Manager ibyo bintu akabyitaho neza, naho ubundi igisigaye barisanga cyane. Ako kanya Siridiyo abaza Neira Lewis impamvu yatinyutse gusiga umuryango bagatuma papa asigara ahangayitse cyane. Neira aseka buri icyo asubiza. Siridiyo atubwira ko ibikorwa twakoze mu gitondo yabyumvise kabisa, ririya ni igaruka ryiza. Petero Lewis amubwira ko ari ryiza nubwo harabura itashimishije na gatoya. Vice Chairman avuga ko abatabyishimiye ntabwo tubitayeho kuko n'ubundi ntabwo twebwe tubereyeho kubashimisha, ahubwo tubereyeho gukora ibyo tugomba gukora. Gusa afite igitekerezo ashaka kuduha ku byabaye nubwo akeka ko wasanga twamaze kubitekerezaho kare cyane. Tumubwira ko twamuteze amatwi. Vice Chairman avuga ko kugaruka aho mu rugo bimuteye ubwoba igihe Mariyamu yaba ari hariya hanze, bityo ashobora no guhindura imvugo akavuga ko urugo rwe rwashimuswe ugasanga tugabweho igitero. Petero Lewis amusubiza ko atari uko bimeze kuko Mariyamu twamugize imfungwa hano mu nzu ku buryo nta n'umuntu wamenya impinduka zabereye hano mu rugo na gatoya, ahubwo twebwe turaba twibereye hano mu rugo, ibikorwa byacu ari ukubikora neza cyane kugera ku iherezo ryabyo. Vice Chairman kubyumva aruhutse umutima, avuga ko ibyo bimushimishije cyane kuko adashaka ko hari ikindi kintu kibi kituvugwaho, kandi adashaka ko twongera gusohoka muri urwo rugo nubwo azi ko Max biramubangamira cyane. Twese mu gutungurwa uburyo kubaho mu rugo birambangamira. Siridiyo Sultanisi ambaza avuga ati wibagiwe uburyo wowe n'umukunzi wawe mwiririmbishwaga ngo se ngo nimuba muri kugaruka mu butaka bwa Lewis ngo muzaririmba indirimbo z'amazamuka, none se uzaziririmba gute kandi usanzwe uhatuye? Twese twahise duseka mpita mukoraho mubwira ko kugaruka atari uguturuka hanze, ahubwo tuzanayiririmba neza cyane tumaze kubona ko ibintu byose tumaze kubishyira ku murongo ku buryo nta yindi ntambara tuzaba turwana. Namaze kumubwira gutya ambwira ko yivugiraga ariko n'ubundi indirimbo y'amazamuka byanga byakunda igomba kuririmbwa. Ansaba ko mwibutsaho gatoya ngo nawe aba afite utuntu azaririmbaho. Ntangira amubwira ko bavuga ngo iyo kure cyane ahari imisozi yiganjemo ibicu byinshi cyane bibuditse ku buryo bikingirije ishyamba, ariko nanone hakaba ibibaya bigari ndetse n'inkike zishaje cyane. Tugomba kujyayo mbere y'uko umunsi wira kugira ngo tujye kurwanira zahabu zacu twanyazwe. Nkomeza mubwira ko icyo ari igitero cya mbere, ariko ikaba ifite n'inyikirizo ebyiri zibangikanye, hanyuma ikagira ibindi bitero 20. Rero uwo munsi byose birangiye nibwo iyo ndirimbo tuzayiririmba neza cyane ku buryo budasubirwaho. Vice Chairman Siridiyo Sultanisi yahise ansaba kureka kumuruhiriza ubwonko ndetse ajya kwiga icyo gitero cyonyine ntako atazaba yagize,
ibyo bindi ni iby'urubyiruko. Nuko ahita abwira Petero Lewis ko yaraje kureba uko ameze ariko afite ibyishimo byinshi mu mutima we, bityo ubwo gahunda ni ukugaruka azanye umuryango ngo ibitekerezo tujye kubyunguranira hafi. Vice Chairman yahise ahaguruka aranyitegereza cyane, ansaba ikiganza ambwira ko mubwira igitero cya 15 aragishyira umwuzukuru we Ferreiro, abe ari ugifata mu mutwe azahanike cyane kukiririmba. Nuko mpita mbareba bose ntangira mvuga nti isi yari nziza ikiri ntoya, imisozi yose y'amashyamba isa icyatsi kibisi, nta kizenga na kimwe cyari cyarigeze kigaragara ku kwezi na gitoya, nta jambo na rimwe ryari rirandikwa ku migezi, inyanja cyangwa se amabuye. Ubwo umunyamuryango wa Lewis yabyukaga mu gitondo agatangira kugenda wenyine ku giti cye. Icyo gihe nibwo Lewis yatangiye kwita amazina ibibaya n'imisozi bitagiraga amazina, ndetse niwe wanywereye bwa mbere ku isoko itarigeze inywererwaho. Nibwo yahise yambukiranya imisozi itazwi, akubita amaso hakurya abona inyenyeri itangiye kumurika. Ubundi bw'amazahabu n'amadiyama atari afite agaciro yashashagiranaga hakurya. Lewis we igicucucucu cyari kiri hejuru ku mutwe we. Namaze kubwira abari aho bose gutya icyo gitero mbona baratuje cyane, na Vice Chairman wari watangiye wagira ngo turi mu rwenya ahita ambwira ko iyo ndirimbo ihise imukora ku mutima, kuko ako kanya mvuze amateka ya Lewis wa mbere na mbere. Ahise agira amatsiko yo kumva ibyakurikiyeho nyuma, mbabwira ko ari ibintu nzababwira ndi kubigisha indirimbo yose, ku buryo ari indirimbo umuntu azatega amatwi akumva neza ko burya umuryango ari umuryango atari ikintu kiraho, kandi byose bikaba bishingiye ku ntego. Neyira Lewis asaba Petero Lewis ko yambwira byibura nkababwira ibindi bitero bibiri cyangwa se mo kimwe basi. Vice Chairman Siridios Rutanisi ambwira ko akagongo cye aremera kugahagarika, ariko yumve amagambo aryohereye amatwi ngiye kuvuga mu bitero bibiri byibura, ninshake mpitemo ibigufi kurusha ibindi ubundi abone kugenda. Mpita mbabwira ko iyi ndirimbo y'amazamuka niko nahisemo kuyita, kubera ko ari indirimbo igaragaza uburyo kera ibintu byari bimeze neza, byubatse neza, hanyuma igihe kikagera bikazambagurika byose, ubundi hagakurikiraho urugamba rwo kongera kubisubiza ku murongo. Ubundi iyi ndirimbo ikaba ishingiye ku muryango wari utuye ahantu hatazwi ariko hagati na hagati mu isi, country from Norway, ariko ari umuryango w'abantu bafite ubumuga bwo kuba ari bagufi. Noneho haza ikinyamaswa gikanganye cyane cyataka ubutaka bwabo, cyica abantu bose barimo n'umwami. Umwana w'imfura w'umwami rero niwe wahise ateranyiriza hamwe abari basigaye, bari ibikuri 11 nawe arimo, batangira urugamba rwo kurwanya intambara yo kwisubiza ubutaka bwabo na zahabu zabo bari baranyazwe n'icyo kinyamaswa, kuko cyari cyaraje kirazibundikira ku buryo nta wundi muntu wabasha kumenyera umutungo w'uwo muryango w'ibikuri. Bityo wenda reka mbabwire ibitero bibiri muri iyo ndirimbo y'amazamuka, barahita bamenya aho ndaba ngeze cyangwa se aho byerekeza. Ubwo nahise mbaririmbira ibitero bindi bibiri muri ibyo bitero 20. Bamaze kubyumva banga kunyurwa, bakomeza kumbwira ngo mbabwire n'ibindi, ariko nibutsa Siridios Rutanisi ko ari umusaza atakomeza guhagarara, kandi nanone yamaze kudusezera. Yibuke ko ntaho tugiye, bityo indirimbo tuzayiririmba uko byagenda kose. Nuko mu kugenda atanyuzwa ahita nsaba ko namuherekeza nkamugeza ku modoka yamuzanye. Nuko dusohoka Neyira Lewis amuserereza ngo ubwo ngiye kugenda ari we ndi kubwira wenyine, bo basize hagati na hagati. Twavuye mu rugo tugeze mu ka asanseri tukinjiramo dukandaho, amasegonda atageze no ku 8 twari tugeze hasi. N'ubundi tugenda tugana ku marembo, tuhasanga wa musore wa mugabo ubitse amabanga n'ibimenyetso bigaragara ko ari kutwica, bigaragara ko barimo kutwica ari kumwe na Gerine bibereye mu kazi kabo. Nuko tumaze kubasuhuza no kuharenga, Siridios Rutanisi arahagarara, ankora ku rutugu, aruhutse umutima, ahita ambwira avuga ati Maxi, uyu munsi nongeye kwibutswa ko akenshi hari ubwo abantu badufata nk'ibitangaza, hakaba n'ubwo batwitegaho nk'ibigomba guturuka ku Mana, kandi turi abantu basanzwe. Hakaba n'igihe kigera umuntu ugaragara nk'aho akomeye mu bantu bamufata nk'Imana, kandi mu by'ukuri ari umuntu. Ariko rimwe na rimwe ibyo bikaba bikunda kudushyira mu bihombo byinshi, kubera ko bene uwo muntu abantu bafata gutyo ntabwo bakunda kumwitegaho ko wenda ibyo asanzwe abahereza bishobora kubura kubera impamvu imwe cyangwa indi. Harimo kuba ananiwe, wenda akeneye kuruhuka, harimo kuba hari ibindi yabahugiyemo nabyo biri ngombwa, ibintu nk'ibyo ngibyo.
icyo gihe iyo bibaye wa muntu batangira kumurenganya bakanamucira urubanza, hakubitiraho kwa kundi abantu batajya bibuka ineza bagiriwe n'umuntu, cyane cyane iyo hari ikintu kibi abakoreye ugasanga bamufashe nk'igicibwa cyangwa se bakamwibagirwa. nkuko nari nkubwiye ko nabyibukijwe mu kanya kashize, hari ubwo nari nibereye mu rugo meze neza nta kibazo na gitoya mfite n'ibitekerezo byinshi, ntungurwa no kubona umukunzi wawe Jehova yanyinjiranye avuga ko akeneye kumvugisha igitaraganya byihutirwa cyane. Kwa kundi abantu babanza kuganira ibyo ku ruhande, we mbona ko atabikeneye, ahubwo ntungurwa no kubona ibyo ashaka kumbwira arimo kubitamo amarira. Nanjye mpita numva ko byanga byakunda hari ikintu afite ku mutima kiri kumubabaza cyane. Mushyira ku ruhande, muha umwanya wo kumvugisha, adaciye ku ruhande ahita ambwira ati ntabwo bakinyizera. Ndabizi amakosa nayanjye, ariko nta kintu na kimwe aka kanya nshoboye gutekereza ngo ngikore, byibura bongere bangarurire icyizere. Aka kanya ndemerewe umutima, nubwo mbizi neza ko ari njye wateye byose. Ni wowe muntu wenyine rukumbi mfite nk'umukuru w'umuryango wacu dukomokamo nshobora kugisha inama. Ese ni igiki nakora ngo ko batakinyizera? Kandi ibyo nakoze nanjye nabikoreshejwe n'amarangamutima. Na cya gihe natekerezaga ko wenda basigaye banyizera kuko nahawe imbabazi, bisa nkaho ari ukurenzaho. Bashobora kuba batekereza ko ndi umugambanyi cyangwa se isaha n'isaha nshobora kubatenguha, ariko ntabwo ariko bimeze. Sinteze no kubitekereza kuko uriya muryango niwe wangize uwo ndiwe aka kanya. Umukobwa yamaze kumbwira gutyo, mubwira gushira impumu, akambwira ibibazo byose byaba bihari. Aruhutse umutima ambwira ibimubangamiye, maze kubyumva mwegera mukora ku rutugu, mpita mubwira nti bariya abantu urimo kuvuga nabo ni abantu bafite kamere yo kumva ko uwahemutse yakongera guhemuka. Ikirenze nibyo rwose turakwizera, kutakwizera birumvikana cyane, nubwo bidakwiriye kubera ko wakoze amakosa ugasaba n'imbabazi. Ariko ku rundi ruhande rwabo nawe wabatega amatwi ukabumva, kubera ko nk'umuntu w'umusulutani ntabwo ari we muntu wa mbere waba ubahemukiye, kandi abasulutani iyo bahemukiye uriya muryango uhita ugwa mu byago bikomeye cyane. Reba papa wawe uburyo yagambaniye Brown Lewis, noneho kandi ukaba uri n'umwana we wa nyawe umuvukaho, ku buryo gutekereza ko ibikorwa byawe bizatandukana n'iby'abavandimwe bawe Tonzi Sultanisi, Diva Sultanisi na Devu Sultanisi biragoye cyane. Reba Mariya Lewis Sultanisi nawe ibyo yakoreye Petron Lewis. Rero kuba umutima uri kugucira urubanza rwose ndabyumva ndetse cyane, ariko nanone ntabwo aba Lewis nabarenganye na gatoya. Bityo iki ni ikintu kimwe ngiye kukubwira, niba koko uri umuntu mwiza utandukanye n'abandi basulutani, kuko abasulutani bose ntabwo ari babi, kuko nk'umuryango nkomokamo cyangwa se sogokuru wawe ntabwo bigeze bahemukira ba Lewis. Nawe rero waba nkatwe, icyo gukora ni kimwe, ni ugufata indahiro yawe wiherereye, nta wundi muntu uri kukumva, ukarahira uvuga ko utazigera uhemukira umuryango wa Lewis na gatoya, kandi nuramuka ubikoze umutima wawe uzagucira urubanza. Ibyo ukabikora ubikuye ku mutima, hanyuma yabyo ukagenda ugakomeza kuba mu muryango wa Lewis, ubundi ugakora neza ibikorwa bituma bakugirira icyizere, ku buryo nibongera kukugarukira icyo cyizere kizahoraho iteka. Wa mukobwa wese nawe gusa, ahubwo ikiremwa muntu cyose gituye hano ku isi niko cyagakwiriye gukora, kikarahira ko kitazatatira igihango. Ibyo rero kubyirengagiza nibyo bituma rimwe na rimwe tuba abahemu mu maso y'abantu bacu batwizeraga, bikarangira tubahemukiye. Bityo rero wowe amahitamo ni ayawe, kandi koko niba uri umwizerwa ntabwo uzigera uburirwa icyizere. Umukobwa namaze kumubwira gutyo nibwo mwahise mumuhamagara mumusaba kuza yiruka cyane. Mu kugira amatsiko nibwo nahise mubaza ibiri kuba, ambwira ibiri kuba mu ncamake, ari naho namenye y'intambara mwarwanye muri iki gitondo. Mu kanya rero nibwo mvuze nti reka nze nkurebe nkubwire iki kintu, kuko niba yageze kuri ruriya rwego rwo kuba ari kumwe namwe akababwira ko hari ahantu agiye ntababwire ko ari njyewe aje kureba, rwose nuko azi neza amakosa yakoze kandi akaba afite umutima wo gusaba imbabazi. Ikindi ku ruhande rwanjye buriya nshaka kukubwira ku buryo ntanabwira Petron Lewis, nuko imiryango yacu ifitanye igihango, ariko kandi buri ruhande rukaba rugomba gusohoka icyo gihango. Rero wowe Amaraso mashyashya, kuko n'ubundi ni wowe muyobozi uhari, ugomba gufata iya mbere ngo Lewis wa mbere intego yashyizeho ntibashe kugerwaho mu gihe cy'igihe kirekire itangire ikurikizwe kandi bizahoreho iteka ryose.
Vice Chairman Siridios Rutanisi yamaze kumbwira gutyo, muri ngiye numva umutima wanjye urikanze cyane, kuko ubwo Gema yavugaga ko hari ahantu agiye, numvise wagira ngo mfite ikibazo gikomeye, nkaho ibyo agiye gukora atari ibintu byiza cyangwa se bidufitiye umumaro, kandi ahubwo we yari yigiriye kugisha inama, njyewe nkabishyira ku ruhande rubi, kandi ndabizi neza ko atari njye wabitekereje gutyo gusa. Noneho bya bindi by'uko iyo umuntu atekereje ibitari byo kuri mugenzi we akanamucira n'urubanza, nitamenya ko twese twamaze gukora icyaha tayari. Iyi akaba ari ingeso ituma dukomeza kuba abanyabyaha umunsi ku munsi, twebwe tukabifata nk'ibisanzwe, kuko ndabizi neza ko n'abantu nzabwira inkuru yanjye harimo abazavamo bagahita bumva ko Gema bamuciriye urubanza ubwo yatubwiraga ko hari ahantu agiye, kumbe yari agiye kwishakira amahoro y'umutima n'uburyo yakongera kutwisangamo icyizere. Ibyo yakoze twise amakosa, akaba ari amakosa yanturutseho ku itangiriro rya byose. Maze kwishinja icyaha numva ko njye ku giti cyanjye ngomba kugira ngo nongere mbe umwere kuri icyo, ari uko ngomba kwisabira imbabazi Gema ku giti cye. Mpita mbwira Vice Chairman Siridios Rutanisi ko akoze cyane kumpumura amaso, kandi uburyo narindi gufata Gema bugiye guhinduka, nanjye mpinduke mbe umuntu mwiza, kubera ko Gema ni igice kimwe cyanjye uko byagenda kose, kuko nubwo abantu batabibona ariko ntabwo mba ndi njyewe nonaha iyo Gema atahaba. Naho kubijyanye no kubaka umuryango wa Lewisi mu bufatanye n'abasultani, hari igitekerezo nagize, kandi nibamara kuza mu muryango n'umuryango we tuzakiganiraho neza ku buryo bazanshyigikira cyangwa se bakampa ibindi bitekerezo. Namaze kumubwira gutya nkora mu biganza mbwira ko nshatse nakwisubirira mu rugo nta kibazo, mubwira amahakanira ko kumugeza ku modoka, ariko ndamushimiye cyane birenze urugero. Twakomeje kugenda kugeza tugeze ku modoka ya taxi voiture yamuzanye, ayinjiramo ambwira ko twongera kubonana nitwongera kubonana. Nuko amaze kugenda nanjye ngaruka ngana mu rugo bidatinze ndinjira. Maze kwinjira bahita bambaza ibitero mbwiye Vice Chairman, mbabwira ko ahubwo nta na kimwe mubwiye. Lewis avuga ko agiye kumuhamagara mubaze. Ako kanya CEO Lewis avuga ko inama yateranye mu ijoro ryashize muri company yemeje umushinga wa Fernando na Etina, bityo umushinga wo gushinga televiziyo ya Lewis Company byemejwe. Gusa aho bitandukaniye nuko Etina na Fernando babaye abayobozi ba televiziyo, ariko ikaba ari umutungo wa company ya ba Lewis. Fernando akaba ari umuyobozi mukuru, Etina akaba umwungirije. Gusa muri iyo nama yabaye Etina yashimiwe cyane n'abayobozi batandukanye, barimo na Musenyeri wa Diocese Gastamu wa Diocese wari watumiwe mu nama kubw'ibikorwa byiza yakoze. Amafaranga yose yakoreraga mu mbuga nkoranyambaga ze akayaha abatishoboye, aho Etina yavuze ko umushahara uzajya ahembwa nawo, ndetse yewe n'izindi nyungu azajya agira, cyane ko bitamuhagaritse gukoresha imbuga nkoranyambaga ze, azakomeza kwitanga uko ashoboye. Mu gihe Fernando we intego ye ari uguteza imbere itangazamakuru rikora neza nk'uko papa we Fernandez yari yarabitangiye, mbese ukuri ariko gushyirwa imbere y'ibindi bintu byose. CEO Lewis yamaze kutubwira gutyo, ku ruhande rwanjye numva biranshimishije cyane ku rwego rurenze urugero, kubera ko Fernando ntako atari yaragize ahereye ku mbuga nkoranyambaga ze, ndetse yewe akaza gukora n'ikinyamakuru, uretse ko byakomwemo inkokora n'ibyabaye ibushize ubwo yabuzwaga gukora akazi ke ngo arinde ko yajya atangaza ukuri. Mu gihe tukiri kuganira muri ibyo, Amba Steve yaje yiruka cyane atanakomanza, ahita yinjira twiseguraho, atubwira ko mu buryo butazwi banki nkuru y'igihugu imaze kwibwa, ndetse igitangaje ni uburyo abantu bamenya amakuru, hakaba hamaze kwibwa ibyari muri loka ya papa we Amba Steve. Ibyo mu kubyumva twese twaruhukije icyarimwe dutungurwa kwinshi cyane. Lewis ahita avuga ati ntibishoboka. Njyewe mu gusesengura neza nsanga nta buryo na bumwe byashoboka ko ibyo bintu bihurirana, kandi aribwo Amba Steve akimara kutubwira ko muri loka ye harimo ikintu. Amba Santoyo atubaza niba nta bantu bandi bari bahari ubwo yaduhaga amakuru, musubiza ko nta bandi bari bahari kubera ko uwungirije wa deni wa gereza akimara kumuduhuza nawe ngo tumusure yahise yigendera, agaruka ari uko turangije kuganira. Amba Santoyo yahita avuga ko ariko n'ubundi twaganiriye mu biro byabo, bityo wasanga batwumvirizaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Lewis avuga ko bashobora nko kuba baduteza udukurura amajwi cyangwa se ubundi buryo, ubutumwa bukagera kuri ba nyirabwo bakamenya ko hari ikintu kigomba kuba gihari. Lewis ahita avuga ko icyo atari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni ninde nyiri uwo kumviriza, kuko niba hamaze kwibwa ubwo ni ukuvuga ko tugomba kuba ari we dukurikiye. Yamaze kuvuga gutyo arandeba mbaza niba byashoboka.
Gema akaba hari byihutirwa ndetse na Vivency Lewis kuko Apollo we ari kure kuko yagiye muri gahunda ze. Mu guhamagara Gema ahita ambwira ko yari amaze kuvugana na kapiteni Hiberi agiye mu rugo kureba Bonete. Mpita mubwira ko tumukeneye cyane bityo nadusange mu rugo niba bishoboka. Ambwira ko aje nonaha. Mpita mpamagara Vivency Lewis mubaza aho ari. Ambwira ko ari kuva muri kampani kuko yari afitanye gahunda na Suzy na Mike. Musaba kugaruka niba bishoboka, ambwira ko aje ndetse ahita byumva ko byanga byakunda hari ikintu cyo gukora. Petero Lewis avuga ko tugiye gukorera akazi mu matsinda abiri. Kuri iyo nshuro njyewe na Gema na Vivency tugiye kujyana gahunda ari ugushaka uburyo banki nkuru yibwemo. Nitumenya amakuru turahita tuyatanga tuyabaha bamenya aho bahera bashaka. Mpita mbaza niba tutabaza Bonita akaturebera ibyabaye hariya ahakinze CCTV kamera zo muri banki nkuru y'igihugu. Tumaze kubyemeza duhamagara Bonita tumubaza niba yaturebera. Avuga ko yari yavuye mu rugo we na Anthony Mati kuko Ambasabine na kapiteni Jeff bari bababwiye ngo bajye gusangirira muri La Rivière Bar Resto. Ahubwo muhamagaye nawe agiye kumpamagara kubera ko nubwo biri kuba mu mahoro ariko hari intambara igiye kurota muri La Rivière Bar Resto. Ubwo nahise nshyira amajwi hanze mbaza Bonita ikintu kiri kubera aho ngaho kugira ngo intambara ibe igiye kurota. Bonita ajya ku ruhande ndabyumva ahita ambwira ko intambara igiye kuba iri hagati ya Ambasabine, kapiteni Cedro Jeff ndetse na Diva Sultanize. Ako kanya mu kubyumva mpita amajwi nyakuraho kugira ngo numve njyenyine kuko nasanze abantu bose bitabareba. Bonita mpita mubaza ibijya mbere mu kumbwira byose nanjye maze kumirwa mubwira ko ibyo nari muhamagariye. Amaze kubyumva mbwira ko rero ubwo agiye guhita agenda. Mubwira ko atari ngombwa kuko tumaze gupanga kujyayo kugira ngo tumenye amakuru. Namaze kuvugana na Bonita Ambasanto yo ambaza niba tutajyana. Mubwira ko ikintu agiye gukora nuko bari kumwe na CEO Crystal Lewis hano mu rugo kubera ko nta muntu ugomba kuruvogera uko byagenda kose kuko Mariyamu aramutse acitse ikibuga cyacu cyahita gicurama. CEO Crystal ahita azana igitekerezo cyo kubwira umusirikare umwe cyangwa babiri muri babandi kapiteni Hiberi yazanye kuza kurinda urugo rwacu bidakuyeho ko nawe na Santo yo baba bahari. Petero Lewis yumva icyo gitekerezo nicyo arabyemera, ariko ku rundi ruhande rwanjye nkabona ibyo bintu bigiye kujya bitubangamira kuko nko kujya ku rugamba kwacu bigiye kwica akazi ka Santo yo na CEO Crystal Lewis. Ariko nta kindi twari kubikoraho uretse wenda kwiha intego yo gukora akazi vuba ubundi ibintu bikajya ku murongo. Gema Sultanize na Vivency Lewis barinjiranye bigaragara ko bari hafi. Tubabwira uko bimeze. CEO Crystal Lewis aduha urufunguzo rw'imodoka ya Mariyamu Sultanize. Ubundi nge na Gema na Vivency tuva aho ngaho tugenda tugana kuri parikingi duhura na Gastama tubaza ibijya mbere. Maze kumubwira byose arabyumva ubundi tugenda tugana ku modoka twinjiramo. Ku muryango bamaze kudufungurira dufata umuhanda werekeza mu mujyi wa Kent nyirizina kuri banke. Vivency Lewis niwe wari utwaye kuri iyo nshuro ndetse nge na Gema twicaranye mu mwanya ukurikiyeho. Mu kwitegereza mufata ikiganza ndamubwira nti umuntu afite ubushobozi bwo kubaho no gukora ibikorwa byo kubaho ariko byoroha cyane iyo ari kumwe n'abandi. Ari nayo mpamvu umuntu ubayeho wenyine bamwita amagorwa cyangwa nyakamwe, cyangwa se yaba ari wenyine kubwo kuba nta kibazo kizaba bagateganya ko byanga byakunda hari umuntu bazaba bari kumwe mu gihe kiri imbere. Muri make umuntu akwiriye kuba ari kumwe n'undi muntu cyangwa se abandi bantu kugira ngo byitwe ko afite ubuzima bwiza nk'uko umuntu wese aba akwiriye kubaho nyine. Iyo bitameze gutyo umuntu akaba yari afite abantu hanyuma bakaza gutandukana kubw'impamvu runaka, hari ubwo uwo muntu cyangwa se abo bantu bari kumwe icyo gihe biyumva nk'aho hari ikintu bari kubura, cyangwa se nanone bagashimishwa no kuba batandukanye kubera ko uwo muntu batandukanye n'ubundi babonaga ko ashobora kubahemukira cyangwa se nta kintu na kimwe azigera bagezaho. Kuri njye biratandukanye cyane kuko ndamutse nkubuze mu buzima bwanjye ntabwo nakwishima ndetse nta nubwo nakwiyumva nk'aho hari ikintu ndimo kubura, ahubwo naba mbuze ubuzima bwanjye kubera ko ntabwo nzahwema kuvuga ko ndi njyewe nonaha kubera wowe wahinduye ubuzima bwanjye, wowe wangize gutya kubera ko ntari mfite uko nari meze mbere y'uko tumenyana cyangwa se duhura. Ari nayo mpamvu aka kanya ngusabye imbabazi z'amakosa yose naba naragukoreye mu buzima kubera ko ndi umuntu, ahubwo wenda uburyo nayakozemo ushobora kumva ari ya makosa bigoye kubabarira, ariko uwo mutima wishakemo nanjye bibuko kubera ko twese turi abantu kandi abantu bagomba kumenya ko amakosa abaho, ariko amakosa ntagatandukanye abantu n'umubano wabo, ahubwo amakosa azajya aba
aza ubundi bayaganireho bababarirane, kuko nyuma ya byose nubwo ayo makosa baje ariko ntabwo ashobora gukuraho ibihe twasangiye, ibibi n'ibyiza twanyuranyemo, intambara zose twarwananye, ikirenze ibyo n'uburyo umutima wanjye wanyuzwe kubera wowe. Aho nabayeho mfite amahitamo menshi mu buzima, ariko amahitamo yose aje bikarangira aguye kuri wowe, bivuze ko nta kundi guhitamo nyuma yawe. Ndabizi ko muri iyi minsi umaze igihe ubona ko tumeze nk'aho turimo kukwikuraho cyangwa se tutakigufata nka mbere, ariko nyamara wowe nta makosa wigeze ukora na makeya, ahubwo byose intandaro ni njyewe. Sinshobora kwemera ko ibyo byiyumviro ukomeza kubigira, kandi ari njyewe wagakwiye kukurata no kuguha ikaze muri abo bose bagufata gutyo. Ndagukunda cyane kandi nta kintu cyakuraho ko ngomba kugukunda, ikirenze n'ibyo ngibyo nzahora ngukunda cyane. Namaze kubwira Sultanisi gutyo, amaso ye yayamanuye atakiri kundeba, ahubwo amarira ye arimo ari gushoka ku matama. Aruhutse umutima avuga ati wagira ngo uri gusoma umutima wanjye n'ibitekerezo byanjye, ariko nyamara nta kintu na kimwe gishobora gutuma urukundo nakunze wowe rukumbi ruhinduka, rugabanuka cyangwa se ngo rushire, kuko ibyo byaba ari nk'icyaha, kuko nta n'ikiza cyaza ngo kirukumure nk'uko isuri cyangwa se imvura nyinshi itwara imisozi n'imyanda, kuko ngukunda. Ariko nyamara mu mutima wanjye nkiyumvamo agahinda ko kuba ntagifite ikaze niryo nari nsanzwe mfite mbere hose yuko ibi byaje bituzira, kandi nyamara ibyabaye hagati yacu cyangwa se n'abo twari kumwe icyo gihe cyose nta nubwo ari twebwe bagitera, ahubwo ababiteye bigaramiye iriya nta n'amakuru bafite ku byatubayeho. Ngakomeza kwibaza nti ese twacumuye iki ku buryo urukundo rwanjye nkunda umuntu rwaba igitambo kubera amakosa y'abandi? Nababajwe n'igihombo mbonesha amaso yanjye kubwo kuba urukundo rwanjye ngiye kuruhomba, ariko amagambo mbwiye nonaha ampumurije umutima, bityo ndakurahiriye nkwizeza ndetse nkwizera ko ntazigera na rimwe nkora ikosa rishobora gutuma nongera kugaragara mu ishusho itandukanye n'iyo ntekerezamo, kandi byose nzabikora kubera ko ngukunda, urukundo rudateganya gusaza namba, kandi nahoze ngukunda nta cyigeze na kimwe gihindura uburyo ngukundamwo. Sultanisi yamaze kumbwira gutyo mpita mukurura ndamwiyegereza, ubundi ndamuyambira, ndetse muri ayo marira ye muzamura umutwe ndamwirebesha, umunwa we mwegereza uwanjye, ntangira kunyunyusa udusukari two ku minwa ye nari nkumbuye cyane, ndetse nawe agabanya amarira ahubwo amfatisha amaboko ye n'ibiganza mu mugongo wanjye, arankomeza cyane, ari nako turyoherwa cyane n'udusukari two ku minwa yacu, kugeza ubwo Vivensi Lewis yarambiwe akikoroza avuga atubaza niba we nta jambo yagira muri icyo kiganiro. Twembi turekurana twiyumanganya tumureba imbere aho yicaye, ari kurangaguza amaso impande n'impande ngo arebe ko nta binyabiziga aragirana nabyo amakimbirane. Yumvise dutuje ahita avuga ati niba hari umuntu wo gusaba imbabazi rwose kurusha abandi nta wundi uretse njyewe, kubera ko mbitekerejeho nonaha nsanze Suzimike wagira ngo ibyabaye byatumye ntamwiyumvamo ukuntu, ariko nkagendera ku marangamutima agaragaza uruhande meze nk'aho mbogamiyeho, ari narwo ruhande rw'umuryango wanjye. Mbona ndetse nkanatekereza ko isaha n'isaha ashobora kutugambanira, ariko ngendeye ku ngero z'abandi bo mu muryango we. Muri make nari mfite wa mutima wo guca urubanza. Aka kanya ubwo mwatangiraga kuvuga ku byanyu nibwo ntangiye kwibaza nti ubundi mfite ibihe bimenyetso bigaragaza ko Suzimike ashobora kugambana. Noneho hakubitiyeho amagambo mubwiranye ubwanyu. Max avuze neza nk'aho yavugaga ibiri mu bwonko bwanjye, ari naho menyeye ko yaba njyewe cyangwa se undi muntu uwo ari we wese hano muri Kentrone no ku isi yose, nta muntu ufite uburenganzira bwo gucira undi urubanza ahereye ku byazi, ibyo yemera n'ibyo yizera byose, kubera ko urwo rubanza yaciye rushobora kubera ikindi, kandi nawe rushobora kubera ikindi, kandi nawe igihe kimwe bimwe byakebo ugereramo abandi nawe ukazakagererwamo, rukazamucirwa kandi ari mu karengane. Bityo umuntu nsabye imbabazi bwa mbere ni Suzimike, ndetse yewe ibi kuva byatangira kugera aka kanya bimpaye isomo ko ngomba gufatira undi muntu umwanzuro ari uko amaze kumenya ibimuturutsemo, nko kuvuga ko nta burenganzira mfite bwo gufatira undi muntu umwanzuro cyangwa se kumucira urubanza, kuko ibiri muri wowe n'ibyawe bitandukanye n'ibiri muri njyewe, ahubwo wenda nkaba mfite uburenganzira bwo gusangira nawe ibyo wemeye kunsangiza nanjye bikaba uko. Nanone kandi ndasaba imbabazi mwembi muri kumwe, kubera ko nagerageje kwitambika urukundo rwanyu
ubwo niyemezaga kwigira umushinjacyaha ncira urubanza Suzimike ntazi niyo bijya kubera amarangamutima. Gusa ikintu nzi neza ni kimwe nuko atari njyewe byabayeho gusa, bityo nsabye imbabazi nzisabiye abantu bose byabaye turi kumwe, kuko mbizi neza ko uretse kuba nta kuri twari dufite, ariko nta n'uburenganzira dufite bwo gucira undi muntu urubanza. Njyewe Suzimike sinzongera kugufata nk'uko nagufataga mu gihe gishize ubwo narengeraga Max kandi ndi kumurengera mu makosa ye. Nawe Max ntabwo bizongera kubaho, cyane ko icyateye amakosa wakoze atari wowe mbarutso yabyo. Nkuko Petero Lewis yabivuze, ubu intego twese ni ugutahiriza umugozi umwe tugatsindira urugamba. Mwibuke ko nanjye ndi mu bantu basonzeye kubaho nk'umulewis, mbese mu mahoro nkumva uko uhoraho agira neza. Vivance Lewis yamaze kuvuga gutyo Gema aramwenyura, byibura ahanagura amarira. Mpita mbona bya bindi nari natekereje ko abantu twese twatekerezaga nabi Gema, twumva ko ashobora kuba umugambanyi. Abariho mbonera ko amakosa yacu ahubwo ashobora gutuma undi muntu cyangwa se abandi bantu tubabona mu yindi sura, mu gihe twebwe twabonaga ko Gema ari gukinize, kumbe ahubwo ari twebwe turi kumwirinda dukina izacu. Noneho we tukamufata nk'umuntu utari kumwe natwe, kandi isi yose niko yubatse iyo byagenze gutyo. Nanone mba nongeye kwiga irindi somo ry'ubuzima, nuko nongera kureba Gema mubwira ko ibihe byiza twagiranye bitazapfa ubusa, ahubwo abazabyumva bazamenya ko hari igihe nk'iki ngiki cyaciyemo kugira ngo byongere bigire n'agaciro gakomere cyane. Namaze kumubwira gutya mbwira nsubiza ko nawe azabikora gutyo kubera ko ankunda cyane. Vivance ahita avuga ko rero nawe dukeneye kumushakira umukunzi akumva uko Nyagasani agira neza. Mpita mubaza niba ari gukina, ariko ntiyagira ikindi ansubiza, ahubwo dutangira kunyura kuri polisi, bigaragara ko ari hafi na banki nkuru y'igihugu, ndetse tubona n'abanyamakuru bari aho ngaho. Ako kanya Vivance Lewis aparika imodoka ku ruhande, avuga ko atatekerezaga ko ari ibintu byateza akajagari nk'ako ngako. Nanjye mpita mvuga ko wagira ngo ubujura bwakozwe, wa mugani wagira ngo ni ubujura umuntu yaje kwiba akiruka. Mu kuva mu modoka tugana imbere koko mu kubaza amakuru, batubwira ko umuntu waje kwiba yinjiye muri banki nk'umukiriya, ariko nanone uburyo yambaye akigera muri banki bwari uburyo utapfa kumenya ko ari umujura cyangwa se umuntu usanzwe. Agezemo ajya mu nzira zerekeza hari amaloka y'abakire babikamo imitungo yabo, aribwo yahise yambara noneho masike atangira gukubita abantu bose bari aho hafi, nabo ahuye nabo bose, ku buryo kumunesha byari bigoye cyane. Bigaragara ko afite urwego rw'imirwanire runini cyane, kugeza ubwo yageze ku kagufuri kaloka ya Steve, akagaca agakuramo ibyo yatwaye byose mu buryo bwihuse cyane, akongera agasohoka. Noneho asanze ibyo asanze kugeza ageze muri banki ahari abantu benshi abasanza, bibuka ibitekerezo basheshe kuko yabaciye muri humye. Asohoka ahita yicara kuri moto yari imutegereje, acaho gutyo ntabwo bongeye kumenya ibyabaye. Abaduhaye amakuru bamaze kutubwira gutyo tumaze kubyumva, Gema avuga ko nta kabuza umuntu ari gukeka uri inyuma ya byose ni umuyobozi wungirije umukuru wa gereza nkuru ya Kent, bityo niwe dukeneye nonaha. Mpita mpamagara abo twasize tubabwira uko byagenze, twese duhuriza ku kuba umuyobozi wungirije wa deni wa gereza ya Kent ari we muntu turimo gukeka. Mu kubaza Santoyo niba hari amakuru afite y'ikintu ubundi cyari muri loka ya Steve, avuga ko nta makuru afite kubera ko nawe iyo loka yayimenye ejo bundi ubwo yamaraga kubona akazi mu Barewisi. Noneho yajya gusura papa we akamusaba ko igihe nikigera loka azayirangira Maximilian na Giovannia, ubundi bakazajya kuyireba, ariko ntabwo yigeze amubwira iyo bigana. Santoyo yamaze kutubwira gutyo twese turamwumva. Mu kubyibazaho neza, Petero Lewis avuga ko we na Neila bagiye kwerekeza kuri gereza nkuru ya Kent, bityo natwe tube turi hafi nibakenera ubufasha bwacu baratubwira. Mu kureba icyerekezo turimo dusanga tugiye urugendo ruto, twahita tugera kuri La Rivière Bar Resto, tujya kwinjira mu modoka. Vivance ambaza impamvu ariho twerekeje, mubwira ko hari urubanza ngiye kumva. Bombi mu gutungurwa bibaza urubanza ngiye kumva kandi kuri La Rivière Bar Resto. Mpita mbabwira ibyo Bonita mbwiye mu kanya gashize. Gema ahita ambwira ko hari ibyo aketse kandi nanjye ndabizi, ariko nuko ibyo gukeka ibyo tudafitiye ibimenyetso tutakibyemerewe mu mubano wacu. Gema yamaze kuvuga gutyo nanjye mpita ntangira kwibuka bwa mbere ubwo kapiteni Jeff twibonaniraga neza cyane. Wari umunsi twaganiriye kuri Diva, ubwo Dave wari ugiye gucika igihugu twamushyiraga mu maboko ye ngo ajye kumufunga tumugeretseho urumogi. Tukumva kapiteni Jeff ari kwivugishwa utugambo twiza kuri Diva, nubwo Diva ari mukuru cyane kumurusha,
ariko uburyo yiyitaho uba ubona akomeje kuberwa no kuba ari mutoya nk'aba bakobwa b'aba Miss. Ariko nanone nibuka uburyo ejo bundi tujya muri Merine kwa Chairman Rosario na Hambo barebanaga, mpita ntangira gukeka ndetse nza no kugera koko kuri La Riviere Bar Resto, mpamagara Bonita mubaza aho bari, arahandangira mu kuhagera nsanga Losange, Anthony Mati, Monica n'umwana we, Penina, Brian n'umuryango we bose bicaye aho ngaho. Mpita mbaza Bonita nyuma yo kubasuhuza aho Kapiteni Jeff aherereye. Anthony Mati avuga ko ari inkuru ndende, ariko nyamara ubwo mpageze nshobora kuruca urwo rubanza rukarangira, kubera ko ako kanya basanze umukobwa mukuru yabicaje umwanzuro bawutekerezaho neza, ubundi babashyira umwanzuro. Bitabaye ibyo La Riviere Bar Resto irahinduka amateka. Anthony Mati yamaze kuvuga gutyo, Gema avuga ko barimo kuducangacanga cyane. Penina ahita avuga ko twicara dutega amatwi kuko natwe ibyemezo byacu birakenewe. Mu kwicara Losange ahita avuga ati umukobwa Diva yakunze Kapiteni Jeff, ariko rwa rugwiro dukunda kwereka abantu akenshi hari uburyo rudushuka rutubwira ko uko tubafata ari nako nabo badufata. Aribyo byatumye Diva nyuma y'ibihe yaciyemo by'urukundo agakunda guhomba abakunzi be, nako abantu yakundaga agasanga batamukunda barimo na Chairman. Byakomeje kumukurikirana kubera ubwibone bwe bwo kumva ko kuba yiyitaho nk'umukobwa ku buryo n'imyaka ye ishobora kutagaragara kubera kwiyitaho, ariko bizakomeza kugera no kuri Kapiteni Cedro Jeff rwose arusha imyaka. Nuko muri uko kujya baganira umukobwa yiyubakamo ko ari urukundo. Ku rundi ruhande nyuma y'igihe kitari kinini bahuye, Kapiteni Cedro Jeff nibwo yapanze ko yasohokana na Ambasabine ngo baganire bisanzwe. Baza guhurira ahangaha tayari akajagari karavuka. Diva avuga ngo bamuca inyuma, ngo afande ntabwo ari umwizerwa, kugera ku rwego yageze no kuvuga ko nta mahoro aha hantu haragira. Nuko Anthony Mati abyivangamo arabaturisha. Biza kurangira Diva avuze ko amaze kurambirwa, bityo ako kanya Kapiteni Jeff akeneye gutanga umwanzuro wa nyuma w'umuntu ahitamo hagati yabo. Mu kwegera Jeff avuga ko atigeze ajya mu rukundo na Diva, ariko nanone ntabwo yari yajya mu rukundo na Ambasabine, ariko ajya bitekereza ko ari ibishoboka. Nuko Diva avuga ko tugomba kwicara icyo kibazo tukagishakira umuti, noneho uko ari batatu bakaba bari ku ruhande rundi. Igisubizo turazana ahangaha akaba ari cyo baragenderaho, kandi ngo dutange igisubizo kitarimo kubogama. Nuko natwe muri ayo mayobera amatagatifu twicara ahangaha, kuko nawe uri umuntu muzima, ibi bintu ntacyo wabitekerezaho. Aho mukungurana ibitekerezo twaje gusanga Diva ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe yakuye ahantu runaka, kuko Kapiteni Jeff yatubwiye ko mu minsi yashize Diva yigeze no gufungwa ariko akaza gufungurwa. Ubwo rero twiyicariye ahangaha ibyabo biri hariya. Ubwo nyine Diva, Sabine na Kapiteni Cedro Jeff bagiye kwibera muri La Riviere Bar Resto, kuko nta kundi, kuko nta gisubizo twabona hagati yabo. Losange yamaze kuvuga gutyo, nge najya amatwumiwe turebana mu gutungurwa kwinshi. Natwe twemeza ko ari uburwayi bwo mu mutwe, kuko ntabwo wajya guhitiramo umuntu ngo arakunda uyu nguyu hagati y'aba ngaba. Anthony Mati ambwira ko nubwo ari uko bimeze, ariko ngewe barabizi ko icyo kibazo kidashobora kunanira kugikemura uko byagenda kose, ahubwo bakoze amakosa kare cyane ubwo bibagirwaga kumpamagara, kuko iyo bampamagara mba narangije kubikemura kare cyane. Bose mukunde baba bategereje ko hari igisubizo nabona. Telefone yanjye yahise isona, mu kureba uhamagaye mbona ni Neira Lewis. Mpita mwitabana igitaraganya, nkimwitaba numva ni Petro Lewis uhamagaye. Ambwira ko aka kanya misi itameze nk'uko twayipanze, bityo dukeneye umupangu mushyashya, kandi ngewe nabo turi kumwe nitwe tugiye kuyikora kugira ngo tugere ku gisubizo cy'ibyo dukeneye kugeraho nonaha. Ikirenze ibyo akaba ari ibintu tugomba guhita dushyira mu bikorwa igitaraganya bidatinze. Mu gutungurwa kwinshi mpita mbaza Petro Lewis uko bimeze, niyo bigomba kugana n'icyo tugomba gukora. Nawe amaze kumbwira ibyavuye aho bari bagiye ndetse n'ibyo nge na Gema na Vivensi turi gusabwa nonaha, mpita numva ibintu bibaye uruvangitirane, ndetse ibibazo dusanze aho ngaho bitaraza gukemuka na gatoya, kuko ako kanya tugiye guhita tugenda. Mu gihe ntangiye kwisegura kubo dusanze aho ngaho, kubera ko ubufasha bankeneyeho nta mwanya nkufitiye. Twese twatunguwe no kubona ku rundi ruhande Ambasabine haturutse arimo kurira ndetse yifashe ku gahanga, amaraso arimo kududubiza ava ku gahanga ke, bigaragara ko akomeretse cyane birenze urugero. Noneho kwakunda b'igitsina gore bakunda kwiyambarira umweru worohereye, agashati yari yambaye k'umweru kari kahindutse amaraso ari kuva mu gahanga ke, wagira ngo ni ibintu yakubiswe.
ibyo mu gihe bikidutunguye cyane twagiye kubona tubona inyuma ya Ambasabine